أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله والمسلمين. ishimwe kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe dusaba ko yadutera inkunga yo kugera ku byiza byose twifuza kugeraho, byaba ibidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwo kwisi, byaba n'ibidufitiye akamaro mu buzima bwacu bw'umunsi w'imperuka. Twikinze kuri Allah subhanahu wa ta'ala aturinde ibibi biterwa n'irari ry'imitima yacu. Mu by'ukuri uwayobowe na Allah subhanahu wa ta'ala nta na kimwe mu biremwa gishobora kumuyobya, kandi uwahisemo inzira y'ubuyobe nta na kimwe mu biremwa gishobora kumuyobora. Ndahamya mbikuye ku mutima mbivugisha ururimi rwanjye, mpamya ko nta mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala. Nkanahamya mbikuye ku mutima mbivugisha ururimi rwanjye, mpamya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala akaba n'intumwa ye. Amagambo meza ni igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ubuyobozi bwiza n'ubuyobozi bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. N'ibintu bibi kuruta ibindi ni ibihimbano mu idini, kandi buri bihimbano byose ni ubuyobe, kandi buri buyobe nta handi buganisha uretse mu muriro, kandi nta handi biganisha uretse mu muriro. Bavandimwe rero Bayisilamu kazi, twahawe umwanya wo kwigisha ku isomo. Mu by'ukuri igihe cyose baduha ntabwo umunsi umwe ryaba bihagije. Icyo gusa dushobora gukora muri uyu mwanya ni ukugerageza gusobanura cyangwa se tugakora isobanura mpamvu kugira ngo tubashe kubasobanurira insanganyamatsiko, tunayibakundisha, tunabibishishikariza. Hanyuma tugere kuri aya ya 9 nayo ifite amasomo menshi cyane. Iravuga ngo waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati babandi bazaragwa, simbizi niba abantu bakiraga, umuntu ashobora kuraga yanditse agahamagaza urupapuro ati munzanire urupapuro ngira icyo nandika, agahita yandika urugero ati jewe Shabani niramuka mpfuye abakobwa banjye bizagende gutya, abahungu banjye bizagende bitya, abaki bizagende bitya, 1/3 cy'umutungo wanjye kizafasha imfubyi, 1/4 uko siko byitekuraga. Hari noneho n'utandika agahamagara umuntu w'inshuti ye, hari n'uhamagara uri kure agahita avuga ati kanaka Ali uri wendi Kamara, mugende mumuhamagarira. Bakamuhamagara, yagera akamubwira ati muvandimwe wanjye Ali, jewe nshobora gupfa kuko ndumva ngeze kure, nindamuka mpfuye rero mfite iriya nzu iri Nyamirambo, iriya nzu nyitanze wakfu kubera Allah subhanahu wa ta'ala, izagifasha wenda bari mu bigisha Qur'ani cyangwa izakora ibi nibi byo wakwifuza byose, sibyo? Noneho abo Allah subhanahu wa ta'ala arabwira ati waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim, ngo abantu bazatinye Allah subhanahu wa ta'ala, abazahabwa imirage nk'iyo bazatinye Allah. Hari abantu bashobora kuraga by'amarangamutima, na hano mu mujyi wacu birahari. Umuntu afite abana 7 ariko agahita avuga ati inzu yanjye nyiraze umwana wanjye harya wabucura, iriya nzu nyihaye bucura, bariya narabereyeho amashuri, bariya nabahaye ibi nibi, iriya nzu nyihaye bucura.
bucura bwanjye. Icyo kintu ntabwo cyemewe, kuko bucura bwawe afite umugabane yagenewe na Allah, kandi la wasiyata fatu kulli dhi haqqin haqqahu la wasiyata lilwarith. Buri muntu wese afite umugabane we, nta murage w'umuntu ufite umugabane. Kandi aka kanya aha twicaye hari umuntu wikubiye inzu se yaratuyemo ngo papa yaravuze ngo bazayimpe njyewe. Ntabwo ari byo, iyo ni zulma. Urarya abandi bazakwica, nibatagutema bazakuroga, nibatakuroga bazaguteza amahembe, nibitaba n'ibyo bazakwanga gusa, bakwange banakwangisha abandi bantu. Kubera iki? Urabahuguza. Noneho ababwirwa umuntu naramuka atanze umurage udasobanutse, akavuga ati wenda iyi nzu muramenye ni y'umugore wanjye, ibyo ntabwo bizubahirizwa. Ngo noneho abazahabwa umurage, mwebwe muzatinye Allah subhanahu wa ta'ala, ntimuzakore ikinyuranye. Waraze ngo inzu ni y'umugore wanjye, icyo kintu ni haramu, ntabwo byemewe. Umugore afite umugabane we wa 1/8. Wavuze ngo umwana wanjye, oya, umwana wawe ntiyemereye guhabwa ntiyemereye kuragwa kubera ko afite umugabane we. Abantu bemereye guhabwa imigabane ni babemereye kuragwa, ni babandi badafite isehemu. Ntabwo byemewe ko wavuga ngo inzu muzayihe papa, oya, iso afite umugabane we, ntiwayiha mama wawe, afite umugabane we, ntiwayiha mushiki wawe, afite umugabane we, ariko nuyiha rubanda bizemerwa. Nabwo ariko ku makondisiyo turi burebe. Rubanda gahita ureba ukavuga uti kabisa uriya musore biha ibindi, umusore witwara neza cyane, ndanditse nimara gupfa mfite amazi 3, imwe muri zo muzayihe biha ibindi. Icyo bintu ni jaiz, hamwe nuko bitemewe kuyiha umwana wawe. None ikibazo dufite muri sosiyete turimo, abantu bamaze guhuza ubuyisilamu n'imico gakondo n'ubukristo n'ibindi byose. None ugasanga ngo umuntu ngo njyewe ngo inzu hari naho nzi umuntu yafashe inzu ye yiha umwuzukuru we, kandi umwana we ntacyo yazunguye. Ntabwo ari byo. Iyi nzu ni y'umwana kuruta umwuzukuru. None aba bantu bavuga ngo abazahabwa rero imirage bazatinye Allah subhanahu wa ta'ala. Dufite urugero rwiza nanone kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye gusura Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Noneho Saad yararwaye arembye cyane. Aramubwira ati ya Rasulullah, ati ngewe ndi umuntu ufite imitungo myinshi kandi nta bazungura mfite uretse akana kamwe k'agakobwa. Ubu sinshobora gutanga 1/2 cy'umutungo wanjye. Rasul sallallahu alaihi wasallam aramuhakanira, amubwira ati ntabwo byemewe. Ati se ntange 1/, oya, yishatse kumubwira ngo natanga umutungo wanjye wose. Aramubwira ati la, ntabwo byemewe. Ati se ntange 1/2, aramubwira ati oya, ntange se 1/3. Rasul sallallahu alaihi wasallam abitekerezaho, anasubira muri iryo jambo, aravuga ngo athuluthu wa thuluthu kathir. Ati basi uzatange 1/3, atariko nacyo ni cyinshi. Amubwira ijambo, amubwira ati uramutse usize umuryango wawe bakize bameze neza, ufite amazu menshi, amamodoka menshi n'ibintu byinshi, ukabibasigira bakazabaho neza, ni byiza kuruta gusiga umuryango wawe ukennye usabiriza. Wamaze kucyumva icyo kintu? None abamenyi nabo bagize istimbatu y'iryo jambo, baravuga ati iyo abazungura abanyakwigendera bafite imibereho myiza bishoboye, uwo murage wa 1/3 urubahirizwa. Ariko iyo ari abantu bafite ibibazo, ntabwo 1/3 cyubahirizwa, ahubwo bashobora kubashyira kuri 1/4. Bivuga ngo umutungo n'uw'abana kuruta uko ushobora kuba uwo wari we wese. Noneho rero reka tuvuge ngo uravuga iki ku basaza avuga ngo iyi nzu nyiraza umwana wanjye? Icyo kintu ni haramu, ntabwo ari ubuyisilamu. Iyi nzu nyisizemo umugore wanjye. Hari n'abasaza batazi idini, ajya gupfa akavuga ngo ntihazagire ukura umugore wanjye muri iyi nzu. Usasa urakuraho itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala.
ubwo umurage uramutse wubahirijwe icyo kintu cyaba kibaye icyaha kubera ko ugiye kubahiriza umuntu usenya amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umugore ari mu bantu bazungura ibintu byose biregeranwa, babigabana nk'ibintu, babigabana mu mafaranga, uburyo bwose bahitamo bwo kubigabana nibwo. Nibo rero abangaba bavuga kuri aya 9 ngo bazatinya Imana babandi bazahabwa imirage. Umuntu nakubwira ati inzu nyirazo umugore wanjye, wewe nujya kubivuga ntuzabyemere, uvuga uti Yesu yaravuze ngo niyo umugore we, ariko Ubisilamu ntibubyemera. Yaravuze ngo inzu tuzayiha umwana we w'imfura wenda, oya ibyo bintu ntago byemewe. Umwana wanjye wandwaje muhaye iki n'iki, ntago ari byo, ntago bishobora kwemerwa. Kubera iki? Buri wese afite umugabane, ari uwakurwaje ari n'utarakurwaje. Impamvu yamubuza kuzungura ni imwe gusa, keretse ari we wakwishe. Ari we wakwishe sawa, ntabwo yazungura. Ariko umusaza yapfuye agatangira kwishyiraho ngo abantu bazagabane gutya bizungurwa, icyo kintu ntabwo cyemewe. Upfa kuba wemera ko ari umwana wawe, yaba umusinzi yaba umujura, keretse agize kufuru akaba murtad cyangwa akakwica cyangwa akaba ari mushriki. Ubwo abagize mane min mawani al-irth, abagize impamvu zishobora gutuma atazungura. Ariko ntiyakwishe, nta shiriki yakoze, ntiyavuye mu idini, noneho we ku marangamutima yawe utangiye kuraga abantu uko wishakiye, uzahabwa mu burage ntazabubahirize. Cyari iminota kandi ndabona abantu buzuye, ariko ntacyo turayubahiriza, niyo gahunda twihaye. Naam, ngo bazavugisha ukuri. Hari n'abandi bantu bahabwa imirage runaka agahitamo kugira ibindi bintu arigisa, kandi barabivuganye nuriye. Noneho tugere kuri aya 10 ari naho wenda turi busorezeho gatoya hano. Nifuza guhagarikira ku ya 11. Ya 10 iravuga ngo innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma, babandi barya imitungo y'imfubyi. Twabavuze nshiremo n'aba barya mu biriyo, barajya kurya imitungo y'imfubyi z'abandi, abimukira mu rugo rw'umuntu wapfuye bitwaje ngo umugore ni mwene wabo, ntago ari byo. Abagenda abagore ni bari bashiki babo, akaguha imodoka ya nyakwigendera, Kiislamu ntago ari byo, kubera yuko ibintu ntago ari iby'umugore, ibintu ni iby'abana be, hanyuma umugore bafite misehemu. Kuko iyo bagabana, umugore ahabwa 1/8, umugore ahabwa 1/8, Isaga ahabwa 1/6, nyina agahabwa 1/6, abana bagatwara byose. Ariko rero itegeko ryo kuba abagore aribo batwara byose, iryo ntago ari itegeko rya Kiislamu. Uriya mugore arimo ararya dhulma, umugore ararya imitungo y'imfubyi, ararya imitungo ba nyirayo barara babogoza. Bishobora kugira ingaruka ku isi, bishobora no kuzamugiraho ingaruka ku munsi w'imperuka. Ingaruka zo ku isi zo murazibona, ni imanza zihoraho, ni amakimbirane adashira, ni ukurogana kw'abanyamiryango, ni uburyo bwo kuvugana nabi kw'abanyamiryango. Umuntu ntakigenda kwa nyirasenge, ntajya kwa se wabo. Kubera iki? Kubera icyo kibazo. Noneho umuti w'ikibazo n'uyu: iyo abantu bagabanya ibizungurwa nta makimbirane bagira, babana babishatse. Ariko iyo ibizungurwa bikomeje bikabikwa, abantu benshi bashobora kubigiramo amakimbirane. Nkaba rero nashaka kurangiriza kuri iyi aya. Nanone Rasul sallallahu alaihi wasallam asobanuriye aya 10, yaravuze ngo ku munsi w'imperuka hari abantu bazazuka bacucunyuka imyotsi mu mazuru n'ahari umwenge hose. None bafite umuriro wihariye witwa sa'ir. Iyi sa'ir ni umuriro wabo waba abantu biha kwicarira ibintu by'abantu bapfuye. Iyo umuntu apfuye ibye biragabanwa. Abantu izizi muri za 60 ngo inzu data yarayimpaye. Wallahi niba utemeye ibyo tukubwiye twe, kora ubushakashatsi, ubaza abashehe hirya no hino. Iyo umuntu apfuye ibye biragabanwa, kandi igihe kinini kugira ngo bigabanwe nibura ni iminsi 3 y'ikiriyo. Iminsi 3 y'ikiriyo, abantu baje mu kiriyo kuri wa munsi wa 3 hazaza ya komisiyo iyobowe na shehe kanaka ubifitiye ubumenyi,
avuga ati jamani muri iyi minsi 3 twararebye dusanga kuri konti ya marehemu hariho ibi nibi, dusanga marehemu yishuzwa ibi nibi, dusanga marehemu afite amazaya naya, afite amapantaro n'amasogisa ya naya, yari afite radio, yari afite televiziyo, yari afite telefone. Ibyo rero twasanze umubare wabyo ari uyu n'uyu. Kuva none ibi bintu ni bloke, birahagaritswe kuzageza bigabanywe. Umuryango uzagena umunsi wigabanwa ry'ibi bintu. Umugore ntiyemerewe kugira icyo akuramo, icyo yemerewe ni ukurya gusa. Abana ntibemerewe kugira icyo umuntu akuramo, icyo yemerewe ni ukurya gusa. Kuzageza igihe abantu bazaterana, noneho bamara guterana bakamenya uburyo buri tekinike n'uburyo bashobora kugabanamo ibintu byabo. Kuva rero kuri aya 7 kugeza kuri iya 10 ni itegeko yuko abantu bashobora kugabana, ariko abatazagabana ngiye nababwira ngo hari aya 64 muri surati Nur, Allah aravuga ngo falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi, aba bantu biha kubangamira amategeko ya Allah nibitegure yuko bazahura n'ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.